ubutumwa bwiza kandi nkumva ufite umutwaro nanone kugira ngo abasenga Imana tuyisengera ahantu heza, tuyisengera ahantu hagaragara, tuyisengera ahantu hashobotse. Imana yaramfashije ntawurangiza byose, ariko nabigezeho, ibindi bagenzi banjye barakomeza kubikora. Imana ishimwe rero kubwo kumbwira no kumpa aka kanya kugira ngo mfatanye namwe kumva ijambo ryayo. Maze iminsi igihe bagukingiriye urusengero ntabwo mwagiye mumbona, kuko nzi ko mu mabwiriza harimo irivuga ko abantu barengeje imyaka 60 bataza guterana n'abandi, ngo keretse gusa abayoboye imihango, afite iyo myaka yo kuyoboye imihango. Niyo mpamvu rero iyo myaka ngifite abandi hano nuko nayoboye uyu munsi nkajya mu bayobozi ariko ntari umuyobozi. Nicyo cyajya gituma mutambona mu kugira ngo twubahe kandi twubahirize amategeko yo kwirinda iki cyorezo. Ikindi nashimiraga Imana, muribuka ntabwo bamwe bazi iby'intambara uko intambara yaje cyangwa uko yatangiye, ariko intambara itangiye mu gihugu haba imidurungano, hakaba kubura amahoro, abantu bakirukanka, ndetse bumva ko n'ibisasu bigiye gitumba rirara ryageze Inkura, ndetse Inkura bashobora guhita bahunga. Korona rero nayo ibisasu byaturikiye mu Bushinwa, ariko muri kuriya kwezi kwa gatatu rigera iwacu mu Rwanda. Muri ku mugoroba ikitaraganya amashuri yarafunze, abadirekiteri bategeka guha abana amafaranga bagataha n'utayafite n'utagize ate, insengero zihita zifungwa, amasoko arafunga, ibintu birafungwa ku bwa korona. Buri wese aho yari ari rero yumvaga ari urupfu uwo munsi. Wagerageza wakumva ngo bahanze abazungu 2,000 ku munsi umwe cyangwa 3, ureba ari abazungu, ari abazungu, ukareba izo mva z'abazungu 3,000 ku munsi umwe, rwose twebwe ntabwo twari umutamiro wa korona, ahubwo ni imbabazi z'Umukiza. Izo mbabazi tumaze kuririmba nizo zitugejeje hano uyu munsi. Kuba rero umaze amezi 10 ukiri mu nyongezo, ntabwo nzi ko wari ukwiye gushima Imana, ntabwo nzi ko wari ukwiye gushima Imana, ntabwo nzi ko twari dukwiye gushima leta yacu y'u Rwanda y'ubumwe n'amahoro yatumye yemera ko insengero zifunguka, ndetse n'urwacu tukagira amahirwe rukabamo. Ngira ngo ku makanisa bavuze ntabwo ndibwira ko 50% batubwiye tutayuzuze, ahubwo ngira ngo abandi baba bari inyuma hariya babirukanye babyigana bashaka kugira ngo nibo bashime Imana, kuko iki amezi 10 ni menshi muri ubu buzima. Imana ntabwo icyubahiro. Nashatse rero ko tuganira, ndabona harimo abantu bato cyane kandi n'ibyo niko itegeko bivuga, ariko nagira ngo tuganire ku nshinga yitwa guhaka no guhaka. Guhaka, aho mu gitondo bambaye ngo hari inshinga ebyiri zo guhaka. Inshinga imwe yo guhaka ni iyi, ntabwo dushobora kuyisubiza, ikinyarwanda kiradutsindagira. Inshinga imwe yo guhaka ni uguhaka kw'amatungo, ariko amatungo akamwe atari amatungo abwabo. Ubwo iyo ni inshinga imwe yo guhaka. Inshinga ya kabiri ni uguhaka umuntu ukomeye agahaka uworoheje. Nambwira mutimira umusaza ararate kubuhake bwashize, nibyo, ariko burya ntabwo bujya gushira. Iteka ugusumba araguhaka, kandi uwo nguwo uguhaka ugomba kumwumvira. Rero twavuga ngo ubuhake bwarashize, hari abantu bakora mwumva,
twavuga se ngo ubuhake bwarashize dukorera leta. Iyo leta dukorera iradutunze, ni ukuvuga ngo harimo guhaka no guhakwa. Ukora rero yongera ahatswe kuri umukoresha. Ugukoresha bagomba kumwumvira ijana ku ijana. Ugukoresha n'isoni ugomba kumwumvira. Waba yaravuga ngo mfite abasirikare ntwara, ngiye ngo genda aragenda, nambwira ngo garuka, nambwira ngo icara, nambwira ngo ryama mu mazi akaryama. Iyo bakubwiye ibyo ukabyanga, uba uri umugaragu mubi cyangwa uri umuhakwa mubi. Niyo mpamvu natwe batubwiye kwirinda ku bintu byose, bakatubwira ibyo tugomba kwirinda ntitubikore, tuba tubaye abahakwa babi. Noneho rero hariho ikintu cyitwa kwica ubuhake. Kwica ubuhake cyangwa se kwica ubukwe. Njye nagiye gusaba, ndibwira ko hari abantu bishe ubukwe, simbazi, ariko data ko ari umugabo nyamugabo w'imfura. Nuko arabaza ati ndababaza mwabonye nyuma. Uwica ubukwe bw'umukobwa n'umuhungu aba akunze nde yanjye? Nuko umunyabwenge yarashinze ngo ababanzi bose. Ababanzi umukobwa adashaka ko yumva, ababanzi n'umuhungu wa kanaka adashaka ko yumva, ati abo bantu bose bari umwanzi wabo. Ati ubwo rero ntazagire ibica ubukwe bw'abana, kuko menye ko muri abanzi ku mpande zose. Nagira ngo mbabwire kwica ubuhake ni ugusuzugura ibyo waguhatse yakubwiye gukora ukabyanga. Ni uko waguhatse afite ikintu yaguhaye ariko udashaka kukimukoraho. Ndabaha urugero, abumvaga inanga cyane mwajyaga mwumva umugabo witwa Rubanzabigwi rwa Nyirantama. Rubanzabigwi rwa Nyirantama, ngo Nyirantama wari mushiki wa Rwabugili. Noneho aza kuganira mwishywa we hariya Rwesero, kiriya gisozi cyose cya Rwesero n'Akanyogote, mujya mubyumva kumanuka ukagera Karagari hepfo kuri Seminari ukazamuka hejuru. Rwesero ni umusozi munini kandi mwiza. Noneho bamaze kugabana Rwesero, ngo bamaze imyaka iyi batajya ibwami kwiyerekana, batajya ibwami kumubwira umusozi yamuhaye uko umeze. Noneho igihe kigeze rero, wa muhungu aza kurata inama narakabije, ajya ibwami. Ageze ibwami, agezeyo umwami aramaze ati wite kutaza kureba mbere nuko umusozi naguhaye umeze. Undi ati burya mama Nyirantama yararwaye, ari mushiki we, ati ngo arwaye indwara y'umugandaguro ndetse n'ay'umugandaguro iramwica. Undi ati mushiki wanjye agapfa ntumbwiye. Ubwo murumva ibicumuro by'umuhakwa, nuko bibaye byinshi. Mushiki wanjye agapfa ntumbwire ko yapfuye. Nuko umwami ati bawicaye hariya, atisha guhinga nyuma abantu baza kugusera n'Akanyogote, ababwira akamasa bari bukureyo atari buyoberwe. Ati muri akamasa atayoberwe mukazane, murebe n'agacuma mukazane, maze mubizanire hano. Bihageze umwami aramuhamagara ati meneka akamasa. Undi ati nako mu nyambo zo kugusera n'Akanyogote. Aka gacuma se ati nako kugusera. Ukageze mu Nyirantama yarapfuye kandi ahari, ari ukuvuga umwangomeye. Nuko nta kintu umwami yategetse ko bamwica. Noneho yari umwami ngira ngo sintekereza, ariko ngo mukuramo imitima, mukuramo inyama zo mu nda arazotsa, arangije ashyira ku biti, akorera abantu ati mushyire Nyirantama. Ariko ngo hasi ashyiramo igihanga cya Rubanzabigwi. Nuko Nyirantama arebye, arareba, akuraho inyama, arareba ati wa mwana wa Rwogera yanjye ko n'umutima nyoherereza inyama. Arareba agera hasi asangamo igihanga.
ngo arebye asanga amaso mu Rwanda, arebye asanga ni wa muhungu. Nuko Nyirantama nta kindi yakoze, yikinyira yibuza ntiyabura ibyo kwa Nyirantama bishira biti. Kubera iki? Kubera ko bagomeye shebuja. Natwe turi hano n'abakristo ariko batuye mu Rwanda, tugomba kumvira amategeko y'u Rwanda byanze bikunze, kandi tugomba no kumvira amategeko y'Imana. Reka badusomere muri Yeremiya igice cya 2 umurongo wa 19 bageze kuri 22, basimbuke basome na 25. Ariko abasoma hari ijambo rivuga uko ritari, bigatuma bagomba kuryumva bataryumva. Dusomere twumve. Yeremiya igice cya 2 19 kugeza 22, usimbuke usome 25. Ububi bwawe buzaguhana n'ubuhemu bwawe. Ubuhemu uhemukira Imana, ubuhemukira bene wanyu, ubuhemukira Abanyarwanda, bizaguhana. Komeza. Kandi ubwo buhemu buzagukoraho. Nuko umenye urebe hari ikintu kibi. Ubuhemu ni ikintu gisharira kibi cyane, kuko wino Uwiteka Imana yawe ntukiyubaha. Ni ko Umwami Uwiteka Nyiringabo avuga. Kera ugasoma nabi usubiramo. Erega kera wiyiciye ubuhake, wica isezerano ryari ritoshye, kandi uravuga uti sinzakoreshwa. Ahubwo mu mpinga y'umusozi wose no munsi y'igiti cyose gitoshye waraharamyaga wibuza. Ariko nayo narakugize uruzabibu rwiza cyane, nayo narakugize umubyaro utunganye rwose. None se wahindutse ute ukambera igiti cy'ingwingiri kiruta ntazi uko rumeze? Nawe wakwibagiza Shura ukagira n'isabune nyinshi, imbere yanjye ibyaha byaraguhindanye. Reka tube duhagaze. Soma 25 uze kugendera rimwe. Wirinde ibikumarira, wirinde ibikumarira inkweto mu birenge, kandi wirinde n'ibikumisha mu mihogo. Rekeraho nta kintu twabyaramye. Wirinde ibikumarira inkweto, ukagenda usitara inkweto yawe igacika, ugasanga mu mihogo huye. Badata ko baduterura ngo bangirikane n'itwigisha tw'inzoga nyinshi. Ubwo se Bibiliya ntibabwiye abajyamo mu mihogo, ab'inkweto zabo zahinganye? Wirinde ibiguhekamishiriza inkweto baraye mu ntuza mu rubyiniro, ariko ubwo ntibinene. Ariko nyababona bajyayo bakabyina. Ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo erega kera biciye ubuhake, kuko yewe Imana iravuga ngo nayo narakugize umubyare mwiza cyane. Haleluya. Imana yashakaga ko umubyare mwiza cyane, igashaka ko umuzabibu mwiza cyane wera, ariko urayigomera. Ubuhake bwayo nawe urabwica.
maze igukura kuba umuzabibu mwiza, ahubwo uragenda maze wibera igiti cy'ingwingiri. Iki giti mureba nagikiye ahantu hari igiti, ubu ntabwo ari ishami naciye, urebye hasi cyari ku gishiti cyacyo. Ibindi biti byagurukanye byo ubu ni ibiti byo kubaka, ni ibiti byavamo amaziteri. Ariko murebe icyo leta yacu tubwira kugwingira n'ibindi. Iki cyanyuranye nabyo ariko kigira gite, kiragwingira, ahubwo gisubira hasi, kuko hatubwira ko kugwingira byica ubwonko, bikica ubwenge, bikica ubunini, bikica gikuriro. Iki giti cyaragwingiye. Nibyo none se Uwiteka yaturemye ashaka ko tumera nk'umubyare mwiza. Umubyare mwiza, uriya mubyare muri hano rw'umwana hariya, ariko urabera igitoki kinini cy'injagi. Yakuremye ishaka ko wera utyo, ariko se n'iki cyatumye uhinduka ingwingiri? Muri korari ukagwingira, mu itorero shingiro ukagwingira. Tekereza ko umaze imyaka 50 mu itorero 30 warabatijwe, bakubwira ngo itorero shingiro ngo ntabwo ushobora sindi gusenga. Uko si ukugwingira. Abandi bagira ngo bazaze mukambara umwambaro mwiza, mukajya hariya, noneho mukambara kwiyambara. Kera ko n'abandi hano umukecuru w'umupasitori witwaga Munyamara batekesha imigati mu bibindi, bakagira bati bagakora imigati bakakuzanira. Ariko ubu ngubu ni ukuza kubara amafaranga yo mu dutsiko. Ijambo ry'Imana rikagwingira. Nicyo gituma byose bitageze. Ijambo ry'Imana muri twe ryaragwingiye. Mu makorali biragwingira, mu makanisa biragwingira. Leta ntabwo yaje kudukingura insengero, ariko hadusabye ngo twuzuze ibyangombwa. Wareba abantu bari muri kanisa n'ijana babasaba ko ari bakuma gapima umuriro, ntibashobore kukuzuza. Hari abakora 50,000, 100, 200, 100, bafite urutoki, ibigori, ibishyimbo, ariko bagize bate? Nakuremye uri igiti cy'umuzabibu mwiza, nshaka kuzera imbuto nziza, nshaka ko abantu bazagusoromaho imbuto nziza. Ugasanga korali itangiranye n'abantu babiri, imaze umwaka bakiri babiri. Impamvu ni iki? Nta mbuto basoromaho. Nari humure ziri mu nzira yanjye, nuko numva abakobwa hanze ku irembo ariko we ngo korali yacu Imana yabihakugisha, ngo turindize abantu kudasiba, turindize abantu kudasiba, none ni iki cyatumye uhinduka ingwingiri? Amasaha ari mu butare kandi yihuta. Ako ngako muratwumvise, twari dukwiriye kwihana kuba ingwingiri mu itorero. Ntabwo mvuga mu gitondo ngo uyu munsi tugasimbuka tugashyiraho ikanisa ya Bibare, tugashyiraho ikanisa ya Bibare kuko muri kariya karere kandi hafi kuzuza ibyangombwa, tukayikora ikarangira, tugasimbuka tukajya muri santere ya Mafu, tukubakiraho tukarangiza. Hari n'amakanisa nemereye udupima umuriro tubiri. Nze kureba uko bigenda, nze kureba uko bigenda. Ubwingi buratuma mugikora. Ntagize abanyarwanda ngo bananirwe no gukotera. Nyumvi gukotera se ni imifuka ingahe ya simazi? Urusengero rw'Ihumura barubonye, abantu baraje bakira 300 gukotera. Ndagenda ngira amakorali yose ndashakira imikotezo. Ni mu gitondo hano umufungo umwe atwereka isi ishya, ahasigaye turagikotera. Ariko kugwingira ntibituma
kuza gutaha n'ubwo amategeko ntiyabatutse ngo abita ingwingiri, no, ahubwo ntabwo nshaka ko ingwingiri, ndashaka ko mube mukamera mutyo. Abemera kumera mutyo mumureke muko tureba. Haleluya. Muyazamure neza ariko mwishimye. Muyazamure mwishimye. Uwiteka niwe Mana yakuremeye kuguhesha icyubahiro, akuremera kumunezeza, ntabwo yakuremeye kugwingira. Ntabwo yakuremeye kugwingira pe. Nta nubwo bikwifuriza. N'abaribaza ngo kuki wahindutse ingwingiri ukaba umuzamu w'intazi. Hemera kuremera ibyiza. Uyu munsi reka dufashe tuve mu kugwingira. Korona rero ntabwo twayitsinze kubera ko twivuze cyane, nta kibazo twarayitsinze, ahubwo turacyarwana nayo. Perezida Macron yaravuze ngo n'abanyarwanda n'abasirikare bakarasira urumuri, ushobora kumva imbunda barashisha ukazimenya, nawe uri umuhungu ukamenya izindi ushyireho, atari ko turarwana n'umusirikare tutazi. Ntabwo umunsi haturuka. Yewe n'abanasida bo baravuga ngo twirinde iki n'iki, ariko biriya byo ntibishoboka. Nacyo birashoboka twirinda, ariko ntabwo umenya aho bituruka, ntabwo umenya aho mwahuye. Njyewe nahoze mvuga ngo kugira ngo nari i Kigali ku wa kangahe, ndibuka ibintu bimeze muri karitsiye komerisiyali nahe, ndavuga ntariko bahinduye sisiteme, abanyamuhura tugakomanda ibintu, abacuruza ibintu byose ikabipakira, ugagera imuhura umuntu agapakura ibyo yakomanze, tutagiye kwiga tuziganira Kigali n'abanyacyaro n'abanyagitarama, twese turi ku bucuruzi. Ikamyo bituzanye imuhura, nkafata ibyanjye, undi agafata ibyo, agafata ibyo, tukishinga cyane. Wenda nazo byagabanya ubucucike, ni igitekerezo cy'abasaza kidahwitse. Nimugire mu maganya ya Yeremiya, amaganya ya Yeremiya, tuganyira Imana muri iki gihe n'icyo tukaganira Imana, tubwire Kovide. Nuko umurongo wa 22 ndashaka ko twihuta. Amaganya ya Yeremiya murihuta, mwasanga hirya za Zaburi, mukarenga Yesaya na Yeremiya, mukagera mu maganya ya Yeremiya mbere yo kugera muri Ezekiyeli. Ni hagati aho ngaho, ni igitabo cy'amaganya cyanditse nk'imigani cyangwa nka Zaburi cyangwa nkayo hirya aho ngaho. Mu maganya ya Yeremiya igice ni icya 22, ni icya 3, umurongo wa 22. Murinda muri Yeremiya gusa mukagera mu maganya ye uko yaganyiye Imana. Reka rero natwe tuganyire Imana, ariko twumve n'impamvu tukiriho. Ku murongo wa 22, imbabazi z'Uwiteka n'abakobwa, imbabazi z'Uwiteka n'abagabo, imbabazi z'Uwiteka n'abasaza mwe, imbabazi z'Uwiteka, imbabazi z'Uwiteka nizo zatumye tudashira, kuko ibambe rye ritabura. Ongera kuri ako karongo kanini. Kuko ibambe rye ritabura, zihora zunguka. Haleluya. Imbabazi z'Uwiteka ntizimanuka, ahubwo twayinejeje zirunguka. Zihora zunguka, zizamuka, zunguka, korali irazamuka, imbabazi z'Uwiteka zikabazungutse. Abakristo mwamera neza, mwakora imirimo yanyu, ndabizi utuntu twitwa udutsinda, tugiye kubabuza ubugingo. Udutsinda mu gatsinda, akakanya ndi mu gatsinda, ariko ubwo gutsinda narebye n'icyo bamarira ndakimwe. Mwagiye mwajyana muri banki, sirwanya igitsinda,
ariko njya kumva mu munsi wo kujya kugabana ngo basanga perezida ari ijana bagasanga undi ari aya n'aya bagasanga ibyo bikavuga ngo dutaje ubusa tubuze mwabye mwashyiraga n'iki hariya isaha yagira ati mu mafaranga yanjye kugira uti mu mafaranga yanjye akayaguha kwirwa murwanira mu bintu kanaka n'umubitsi nawe ntariho kanaka n'umubitsi nawe ntariho wajya kwakira amafaranga uyu munsi turarya turanywa ugasanga ntayo. Imbabazi z'Uwiteka zihora zumye. Haleluya, haleluya. Imbabazi z'Uwiteka aho wicara nicyo cyatumye covid itamutwara. Ese ko mwana ngo utwara bakure ntawe twumvise mwene wacu babikirana byatwara n'ubundi wese tukitaraza. Imbabazi z'Uwiteka, imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashira. Imbabazi perezida wa repubulika akunda abanyarwanda nicyo cyatumye ahita ashyiraho ingamba zikomeye. Bamwe rero bamara kuma mu mihogo, bamara gushiriza inkweto mu birenge babahemukiye byabaye mu hari n'igihe bizaba kuma mu nzu n'umutumvira. None se rushinga ruruza rwangira nta mwazizize ubanza ngabo si ukutumvira kumvira kuruta igitambo. Iyo umuntu azanye ibintu byiza ntibamukunda. Muribuka Nehemiya ajya kubaka Yerusalemu ngo batomye amasinagarati n'abati ngo babazwa n'uko bumvise hari umuntu wazaniye abantu ibyiza. Iyo ushaka kuzanira abantu ibyiza ukazana impinduka z'ibyiza ntibakumva. Bati mituweli dosante umubyeyi arahaguruka ati muyitange mugerageze kwivuza ngo reka nyamara barwara ugasanga yinaye ikibazo. Hari uduti bampa mu kwezi wa mutunini 30 akanini kamwe n'ibihumbi 3 ni ubusa ntabwo kangana n'ibihumbi 3. Ariko iyo ngeze muri farumasi irimo rama ndagenda nkatanga nuko nkabona abantu 20,000 ubwo akaba ari 15%. Noneho utekereza 1% nshangaje. Imbabazi z'Uwiteka ntizishira. Namwe rero mwumvira ababayobora, twumvira ababayobora duhereye ku Mana. Ariko uyu mwambaro twambaye murawureba. Uvuye kuri perezida wa Amerika ukagera kuri perezida w'u Rwanda ukagera kuri papa ukamanuka ukagera ku muturage wo mu cyiciro cya mbere twese twambaye imyenda imwe ikamanuka ukagera kuri kanifu. Nyamuneka mwakishije bugufi mukumvira Imana na rimwe. Uyu ni ndamuringaniye azagira uzana miliyoni 10 turebe uko wambaye yani twese nawe. Imbabazi z'Uwiteka njyewe narasenze ko n'igitangira ndavuga mu Mana igihe abanyabwenge b'Abaroni bananiwe gukora ibintu Nebukadineza yashatse kubika, ariko Imana igira ageze tumubwire ko hari umuntu ufite umwuka w'Imana zera muhumure. Erega n'ibi ni umwuka w'Imana zera bituma tumura n'iki. Aho yatangiye ntabwo bari bazi, aho yatangiye ntibari bazi ibyo gukaraba, aho yatangiye ntibari bazi ibyo mbese ntatumye bakingagura mubona ko batarayimenye. Imbabazi z'Uwiteka zatumye igera ino twarayimenye. Zihora zunguka. Yesaya ariko n'imbere ahangaha bafite igitabo gusubira maze Bibiliya zita abakobwa n'abahungu. Yesaya igice cya 30 ndihutira kurangiza mu mbabarire. Yesaya igice cya 30 mu mwaka w'8. Yesaya igice cya 30 duhere ku murongo wa 18. Wahabonye gusomera ntabwo ari ngombwa mu bigisha hano imbere mu murangire kandi bisaba ko buri wese agira Bibiliya. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesaya igice cya 30 umurongo wa 18
aravuga ngo igituma Uwiteka yihangana ni ukugira ngo abagirire neza. Urumva ikimutera kwihangana? Ntabwo yihangana ashaka kubagirira nabi, ahubwo igituma yihangana ashaka kubagirira neza. Yego, kandi igituma ashyirwa hejuru ni uko abagirira ibambe. komeza. Kuko Uwiteka ari Imana ica imanza zitabera, hahirwa abamutegereza bose. Uwiteka ni aca imanza zitabera, arihangana, agirira abamutegereza. Ongeraho n'uko hejuru. Kuko abantu bazatura i Siyoni n'i Yerusalemu ntuzongera kurira, ntazabura kukugirira neza n'umutakira, nakumva azagusubiza. Haleluya. Uwiteka ntazabura kukugirira neza. Igituma yihangana akihanganira, akihanganira muzungu, akihanganira, akihanganira uriya, nta kintu gushaka no kugira ngo akugirire neza. Uwo mugira neza se bwamungamira. Turangirize muri Yesaya 63 umurongo wa 4. Yesaya 63 umurongo wa 4. Komeza muhabonye some. Kadusome mu izina rya Yesu. Yesaya 63 igice cya 63 umurongo wa 4 haravuga ngo kuko nari naragambiriye umunsi wo guhoreramo inzigo, none n'umwaka wo gucungura abantu banjye nawo uratashye. Haleluya. Ayicara. Nari naragambiriye umwaka wo guhora inzigo. Iyi korona irasa nabi ikintu gihora inzigo. Ikintu gihora inzigo ni ikibabane. Inzigo ni ikintu kibi, ni urwango rubi, ni urwango rutava mu bantu. Imana iti nari nzi ko ubwo bantemukiye nkwiriye gushyiraho inzigo mwanze umunsi wo guhora inzigo. Maze Yesu aramanuka n'umusoma ya mirongo hejuru, abasoma turatugamba twita ruburika murebe, hari turatuvuga ko hejuru turagwana kuki ngo niki. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Uwiteka abahorera akabakiza. Abafite biriya za kera niko bivuga ngo iki? Uko Kristo ababarana n'abantu be akabakiza. Haleluya. Kristo yabonye ko akwiye guhorwa inzigo, ababarana natwe aramanuka kugira ngo adukize. Uyu mwaka wa 2020 reka tuvuye mu mugende burundu, abantu benshi barabamagana, ariko ngo none ni umwaka wo gucungura abantu nabo wagize ute? Urataje. Kristo arashaka kugucungura. Kristo arashaka kugucungura. Umwaka wo gucungura, umwaka w'imbabazi, kuko imbabazi z'Uwiteka zihoraho. Hahirwa abanyembabazi kuko rero bazazikora. Yesu Kristo arashaka kugucungura muri uyu mwaka. Arashaka kugucungura, arashaka kugukiza ubugwingi, arashaka kugukiza ibikumisha mu mihogo. Kuri Noheli ndabona mwararize ngo babafite kuri mwara uko mwumva mu mihogo. Si igihe cyo kumva mu mihogo, ahubwo ni igihe cyo gutakira Uwiteka. Haleluya. Ni igihe cyo guca bugufi ugatakira Uwiteka ukamubwira. Ntabwo ari igihe cyo kumva mu mihogo ngo ujye bitabaho.
ntabwo ari igihe cyo kugwingira, ni igihe cyo gukura ugakuza itorero ryawe, Imana igahabwa icyubahiro. Ni igihe cyo gukora ugakorera igihugu cyawe, Imana igahabwa icyubahiro. Reka rero twe gushaka imana zitari imana, nk'uko bavuze ngo hari abigwa ngo munsi y'ibiti ngo bivuza bashaka imana zitabaho. Munsi y'ibiko, munsi y'iki, oya, umushaka imana nyamana, imana igira imbabazi ikagira ubuntu. Dusenge Imana. Mana yacu data wa twese wo mu ijuru, turagushima ko imbabazi zawe tugirira ari nyinshi. Utubabarire kuko twiciye ubuhake imbere yawe, tukabona rubanza bibi, tukabeshya, tukarimanganya, tugakora ibindi. Ariko Nyagasani, ubuhake bumaze gupfa bugambirira kutumaraho, ariko none imbabazi zawe ziratuma uko zunguka, bigatuma utugirira imbabazi n'ibanga. Komeza ubane natwe, dufashe tuve mu kugwingira, tuve mu kugusuzugura, ahubwo tube umuryango mwiza uzera imbuto zikwiriye abihana. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, umwami.